Akiri gukomeza kuvuga naguye igihumura sinamenye ibyakurikiyeho. Naje kwikangura ndi kwa muganga mpamagara Solange. Singikunda ukundi gusa ariko narakunze. Wakoze cyane guhitamo inkuru y'urukundo. Nkuko bimenyereye tugiye gukurikira inkuru y'urukundo ikubiyemo byinshi bitandukanye mu nyigisho utagomba guhomba mu rukundo. Mbere yuko dutangira inkuru ya none ariko reka mbanze nshimire by'umwihariko umukunzi w'inkuru y'urukundo witwa Derike yatwandikiye akoresheje WhatsApp adusangiza inkuru ye ari nayo tugiye gukurikira muri uyu mwanya. Nitwa Derike, mfite imyaka 30 y'amavuko. Naciye ubwenge mbona mbana na papa gusa ndetse n'umukozi w'umuhungu. Papa kanyitaho, nagira icyo musaba akagishakira kutakibura. Ati mwana wanjye ntuzagira icyo ubura nkiriho. Bituma numva nkunze papa cyane, ariko nazamura ikiganiro cyerekeye kuri mama yenda mubaza nkaho aherereye ndetse n'ibindi nkabona papa arahindutse muri ako kanya. Kuko namukundaga rero nkahita ngihagarika ngeraho ndanabireka burundu ndeka kujya mubaza ku bijyanye na mama kuko nabonaga bimukomeretsa. Narize ndangije kwiga kaminuza nagiye gufasha papa gucuruza resitora kuko yari afite resitora ikomeye mu mujyi. Muri iyo minsi rero kuko nta kazi nari mfite njya kumufasha kuko nakundaga kuhirirwa. Haje kuza umukobwa mwiza ariko ubwiza bwe bwari bwarapfukiranwe n'ubukene. Asuhuza abakozi yasanze aho ngaho arangije ati ndabasabye mumfashe mu ndangire nyiri iyi resitora mwisabira akazi. Nabo baramusubiza atarahari, ariko mu by'ukuri papa ntiyarahari ahubwo ninjye bari bavuze kuko ninjye wari wahasigaye. Nkimukubita amaso numva nanjye impuhwe ziraje. Ntitwabafasha iki? Nawe ansubiza areba hasi kandi atuje ati nabasabaga akazi akariko kose nagashobora. Maze yegura amaso arandeba, maze nanjye ndamwitegereza nanirwa kumuhakanira pe. Wabonaga inyuma y'ubukene ndetse n'umwanda yari afite inzobe ariko yarahindanye, umusatsi udaheruka igisokozo. Mbitekerezaho umwanya biranyobera. Mu kanya gato ndamusubiza nti akazura gahawe ngaho usanga abandi mu gikoni bakwereka icyo bafasha. N'imbere y'uko ugenda ariko urabanza umbwira amazina yawe. Arambwira ati nitwa Solange, mfite imyaka 20. Ni ngaho uhitira mu kazi mu gikoni bakwereka uko gakorwa. Ubwo nanjye nsigara ntazi icyo ndi bubwire papa. Ariko ahaziye kuko nari nzi kanyumva naje kumwegera ntinangaje undi mukozi papa. Aransubiza ati koko urabona ko aba bakozi bose tuzabona uko tubahemba, wowe ntunabona ko nta n'amafaranga nkibona. Ubwo se kuki utabanje kumbaza koko? Mbona ko karababaye cyane gusa kuko nari nabyisinyeho kandi numva ntagomba gusubira inyuma. Mu by'ukuri uramukobwa nanjye yari yanteye impuhwe. Ni papa humura nzabyitaho kandi ntuzahomba. Solange yakundaga akazi cyane, akakira abakiriya tuje kandi nabo bakamukunda. Gusa nanjye naje gutangira kumukunda dore ko yaranamaze kumenya gukaraba, asa neza, mbese ubwiza bwe bugaragarira buri wese. Ntangira no kujya mufuhira. Yajyaga asekera umukiriya n'inseko ye nziza, nkumva ndashira muri njye ariko nkiyumanganye kuko nari boss we. Umunsi umwe namusabye ko twajyana guhaha ibyo mu gikoni, gusa tugenda nta wavugishaga undi, ariko nifuzaga kuba namumenya birambuye. Naburaga aho mpera ngo muvugishe kuko yanyubahaga nka boss we kandi agira ikinyabupfura. Nkabona ko nintangira kumuvugisha ari bugire ngo ndi umuhehesi. Muri ako kanya nagize amahirwe aritsamura. Nturakire Sora ati twese nti none se ko ntawe ukira burundu ko n'umukire hari aho abakennye. Nuko turaseka cyane. Ubwo mpera aho ngaho ntese Sora ufite ababyeyi bombi? Ariko ntumfate nabi ko nkwinjiriye mu buzima, nuko nabonye uza gusaba akazi nkibaza niba uri imfubyi cyangwa ufite ababyeyi. Nuko ariruhutse ati mu by'ukuri ndabafite gusa bisa naho ntabafite. Ubwo arantangirira ati mama yashatse undi mugabo mfite. Uwo mugabo ni umusinzi ahora akubita mama ku buryo natwe ajya twawukama akadukubita. Gusa yagera kuri njye bikaba umwihariko kuko atari we wambyaye. Nuko mbona amarira mubunze mu maso, mpita mpindura ikiganiro twigira mu byo mu biciro by'ibyo tugiye guhaha. Nakomeje kumukunda. Amaze amezi 2 tubana ku kazi numva kwihangana biranze. Musaba ko twasohokana gusa nkimusaba numva arikanze cyane. Ati nge nsohokane n'umukoresha wanjye Deri? Ntiyego rwose ntacyo bitwaye. Gusa nanjye nari mfite akoba muri njye. Ubwo twaje kugera aho tuganirira arahishimira, nanjye numva ndanezerewe kuko namukundaga cyane. Mu by'ukuri twaraganiriye bigera kure, gusa byagera ku ngingo yo kumubwira ko mukunda nkumva birananiye, nkumva ubwoba mu mutima, nkumva imbeho iraje. Gusa nageze aho tugiye gutandukana nihagararaho nsa naho ngiye kumusezera, ndarikocora. Nti Sora ndagukunda.
ntago nkeneye ko wowe nkunda kuko hari igihe utabishobora, gusa nashakaga kumenyesha ko ngukunda kandi cyane. Nuko yubura y'amaso meza nakundaga ati Deri, njye nagukunze kera ariko numvaga ndota kuko uri umukoresha wanjye kandi utanyemera kuko ndi umukene mva no mu muryango w'abakene. Akivuga nahise muhobera muca mu ijambo, ndamufata cyane numva ndi nko mu yindi si. Tuza gutaha akanyamuneza ari kose. Naje kugisha inama papa ko twasaba Solange akambera umufasha. Papa ntiyatinze kubyakira kuko nawe yari yarabikunze. Ndamukunda noneho niva inyuma kuko numvaga ko nshyigikiwe na papa. Ubwo iby'ubukwe tuba turabipanze, njye na papa twemeranya ko ngiye kurongora. Ubwo njye na papa tuza kujyana na Solange ku buryo tumenyana n'iwabo mu rugo. Solange noneho wabonaga bengerana, nkumva igihe kitagenda ngabo wanjye. Twageze iwabo papa waratwakira dore ko mama we yari ahugiye mu gikari. Turaramukanya turicara, nuko Solange yihuta ajya kuzana mama we ati ngwino usuhuza abashyitsi. Agitunguka mu muryango wo muri salo mbonaguye mu kantu, na papa arikanga, ari njye ari Solange ndetse na wa mupapa we twese tugwa mu kantu. Nese papa muraziranye? Ati yego, gusa mbona papa arakonje cyane. Ntise umuzihe? Papa nawe aranyihorera. Ndongera ndamubaza nti mbwira papa umuzihe? Nuko aranyihorera, gusa barasuhuzanya turongera turicara. Mu mwanya muto njyana hanze. Ati uyu niba ari mama wa Solange niwe mama wawe kuko twari twarabyaranye abana babiri, nuko agenda n'uruhinja wari umukobwa, njye ngusigarana kuko wari umaze gukura. Akiri gukomeza kuvuga naguye igihumura, sinamenye ibyakurikiyeho. Naje kwikangura ndi kwa muganga mpamagara Solange, gusa nawe ntiyari kure aranyitaba, gusa nawe murebye mbona yatukuye amaso cyane kubera kurira. Mukaryama mu gituza aho mu gitanda kwa muganga, kwihangana bikomeza kumunanira, akomeza kurira cyane. Nagiye kubona mbona papa arinjiye, numvaga namwanze cyane ntashaka kugira icyo mvugana nawe. Ati bana banjye mumbabarire, ibi ni amakosa yanjye. Nanjye n'agahinda kenshi nti ngaho sohoka warakoze. Nuko agisohoka Solange wanjye n'isura yari yahindanijwe n'amarira aranyegera atsikimba ati Deri, ndagukunda cyane, gusa sindi kurizwa nuko ubukwe bwacu bupfuye kuko mvukana nawe, ahubwo ndarizwa. Nturarizwa n'iki Sora? Mpita mbyuka ndicara muhanagura amarira ndamwegereza ntituza. Ni ngaho mbwira ikiri kukuriza kindi kitari uko ubukwe bupfuye. Ijwi rituje ati Deri, ni Karame mukundwa, nubwo uri mushiki wanjye nzahora ngukunda. No mu kiniga cyinshi n'amarira ati ndatwite. Twafatanye mu biganza twese turarira. Abaganga bari baje gusohora abarwaza nabo baratureka, turakomeza turarira. Gusa nza kwishyiramo akanyabugabo ndamuhoza, musaba kundeba mu maso. Ntindahiye mu izina ry'Imana ko ntazigera nkwanga cyangwa se ngo ngutererane. Kuba dufitanye isano ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko byanga byakunda mu byiza ndetse n'ibibi ntazigera nkujya kure kuko uri amaraso yanjye. Gusa mu mutima nakibuka ko kubana nawe bitagikunze, ibyo mvuga byose byo kumukomeza nkabivuga amarira atemba ku matama. Turera umwana wacu nawe waje kuvukana ubumuga bwo mu mutwe kubera isano ya hafi twari dufitanye. Byari bihenze cyane ndetse byari binavunanye kurera umwana nk'uwo nguwo kuko yatangiye kwiga kugenda agejeje imyaka 7. Gusa kumwe na mushiki wanjye ari nawe mukunzi wanjye twamwitayeho mu bushobozi bwose. Umwana wacu bariga nubwo bihenze cyane by'amashuri y'abafite ubumuga bwo mu mutwe, ariko umwana wacu ndamukunda kandi ntacyo ntakora kubwe kuko ari urubuto rw'urukundo rwanjye rwa mbere rutanshobokeye. Solange nawe ndacyamukunda kandi aho namenyeye ko ari mushiki wanjye murinda icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutima we. Njye sinzigera nongera gukunda kuko mba numva nta rundi rukundo nsigaranye muri njye. Nta nubwo nigeze nongera kugerageza gukunda kandi ntibizanambaho. Iyo ndebye urubuto rw'urukundo rwanjye rwa mbere rwavuye mu buhubutsi ndetse n'umwana kaza tuzuye, numva bihagije nta kindi nsabwa muri ubu buzima kandi nta cyaha nishinja. Rero gukunda umuntu nawe akagukunda ntago burya biba bihagije. Mbere ya byose banza umenye uwo muntu ninde, aturuka he, yabaye hate, niba na ngombwa umuryango w'umenye utaranagira gahunda yo kubana nawe. Si byiza ko burya kumenyana byimbitse byajya biza amazi yararenze inkombe usa naho ibindi byose byarangiye. U Rwanda ni igihugu kitari kinini, nta n'amoko menshi atandukanye u Rwanda rugira nk'ibindi bihugu. Ibyo bigatuma biba byoroshye cyane ko ushobora gusanga ufitanye isano n'utakekaga, kandi ari nacyo kintu kibi cya mbere gishobora gutuma bakundanye batabana. Narakomeretse ndetse cyane
ku buryo ntifuza ko hari undi mu rubyiruko byazabaho, cyane cyane we wagize amahirwe yo gukurikira iyi nkuru. Singikunda ukundi, gusa ariko narakunze. Naho inkuru ya Derek irangiriye. Wakoze cyane inshuti mukunzi w'inkuru y'urukundo, urw'agaciro nk'uko mpora mbigusubiriramo. Gukora subscribe nawe ukinjira mu muryango mugari w'abakunzi b'inkuru y'urukundo ni umusanzu ukomeye waduha. Hirwa mu rukundo kandi nzirikana amasomo ukeneye ngo ntuzicuze. Bye.